Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye service zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Ino ni case ya HCR. Buriya no kuri nuko dutangira ibintu aho bitagomba gutangirira. Yego. Ni gute umuntu utarashimuswe ujya kumubaza ibindi bihugu cyangwa ntumubaze umugenga unamuha iposho mu mategeko mpuzamahanga bigena akamana ibyangombwa byo kugenda. Buriya ntago Amerika yakubwira kuriya ngo ujye kuri ambassade uve ngo nzarara ahantu kandi hari abashyize muri rouge. Byabumva byabigoranye cyane. Buriya biremewe. Twajyaga tubaza Patrick Muyaya akadutuga ngo teze twango n'iki byose. Ariko nta n'umuntu ushaka gukontakita ubutegetsi bw'u Burundi. Ntashobora kubaza n'ubuvugizi bw'u Rwanda. Nta cyaho ufite. Umuntu wamubonaga ku mihanda yo mu Rwanda. Oya ariko byavuzwe ngira ngo Jean de Nord ariko byumva ushaka kutarabikurikiye. Byavuzwe n'umugabo umwe mu Burundi. Kubabaza. Ejo Marshal yambwiye ati koko umuntu twabaraga muri team. Ni ikibazo ni cyatanadusezeye. None se kuki uwo muntu utavuga ngo hari entourage yatashakaga kugira gute? Ko hari byumenye. Ko hari manevre zumenya. Buriya Jean Makenga n'ujya mfata urugero. Bamubitse inshuro nyinshi. Wiri ngoma yapfuye. Patata byageze gute? Nyuma ukamona ari igihanganye. Hari Maria Ntama hakaba na Maria Ntare. Urumva Nyirantare? Sibyo? Ukibuka ko ari na Maria Ntama cyose Maria Ntare nyine umwe gutyo. Abafite ikibazo. Ubwo benshi turagifite. Benshi baragifite. Nanjye ndimo. Oya ntabwo gifite ko abantu benshi bakora guhakana ibyo bari byo. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Marshal ukuntu njya nko mvuga urumva ngo ari amakuru mu bamotari sibyo? Ase bakambaye rinete kumbona mu bisujya. Chause Sandrina. No zire. Uyu munsi nigize umuntu muzima. Akanze fungura nzi. Wagira ngo ni zimwe za ntuze za padiri ba kera. Niyo pochette mukanyandaza ko Rwanda ngiye na rinete zawe. Iyo ye telefone yaje. Oya, ntago nayitunga. Kujya utayitunga ni bisi. Nagari y'abagabo. Yego. Urumva Masha aho ngaho rero nakuyeho ikintu kimwe. Ntekereza ko wa mugani bishoboka yuko rimwe na rimwe abantu bashobora no kwitirirwa ikintu. Ariko mu by'ukuri hari ukuri kundi guhari guhishwe cyangwa se kuri kasha. Birashoboka nta birenze. Yego. Ikibazo cyaje kiragira gitya rero. Bamwe bati ahantu mu Burundi afungiwe. Ati ugasubirayo ukamubura. Ubwo ntabwo nshaka ko tubitindaho ni mu bugenzi wacu bavuga yuko ati se ko batagiye kuvuga ko hari mu Rwanda cyangwa se ari iperereza ry'u Rwanda ribizi kandi ari amakuru yine twagiye tugarukaho ko yari muri iki gihugu. Bamwe bagasa n'ababisanisha nuko kugeza iyi saha bishobora kuvugwa kuko badashaka kumenyekana ko yageze agera muri iki gihugu cy'u Burundi. Musesenguzi ubwo bonamo iki Masha? Ino ni case ya HCR. Buriya no kuri nuko dutangira ibintu aho bitagomba gutangirira. Iyi ni case umuntu agize ikibazo wabaza UNHCR kuko nifite mu nshingano impunzi. Mu mategeko mpuzamahanga agena impunzi zemerewe no kuvuza zijya handi. Yego. So
niba ikibazo cyishobora kuba cyarabaye ku mpunzi, impunzi ni ya UNHCR, urumva, na cyane ko HCR ari igomba gukurikirana impunzi yayo n'uburyo yaba yaranyurujwe, yego, sibyo? Ni nkuko wahisha inzu aho kujya gutabaza fire brigade, urumva, yego, ukajya gutabaza ikigo gicuruza lisansi ngo kize kukuzimiriza inzu. Imagine, yego, aho kugira ngo haze watatanka irimo amazi na bya bifu bamenyagira ku nzu, kizimyamoto ikaza yuzuye peteroli. Ntabwo nubwo tuba kuri social medias dukwiye kwitandukanya n'ubwenge, sibyo? yego, uyu muntu tuvugaho uko tumuzi, twabanye nawe, yego, ni umuntu uri muzima cyane pe, kandi muzima cyane cyane, sinjiji. Narakubwiye ngo muri vocabulaire abantu bakoresha zose bazakuremo ijambo ishimuta, sibyo? waranyihanije, ntibikunda, nta critère yo gushimuta ihari. icyo nanjye ndacyemera. Umuntu atashimutiwe mu gihugu yabayemo, kibe Mozambique kibe hose, atashimukiye mu gihugu iki cyangwa cyamwakiriye, UNHCR ntimutangaho report kuko biri mu bushobozi bwayo no mu kazi kayo. Yego, abandi nabasharirata, ntabwo nzi ikintu bapfa no kuvugisha ukuri kwa nyako. Umuntu ni muzima, umuntu yashimuswe, urumva, ntabwo critère zo gushimutwa zihari. Umuntu yarashimutiwe mu gihugu runaka watangira kuzana amazina y'ibindi bihugu. None ni gute umuntu utarashimuswe ujya kumubaza ibindi bihugu, cyangwa ntumubaze umugenga unamuha iposho mu mategeko mpuzamahanga bigena, akamana ibyangombwa byo kugendaho. Buriya HCR serious, je ndibuka uzi impamvu mvuga ngo HCR serious, ngo amakuru none asekeje abantu muri HCR barabizi no muri Loni. Sandri, hari umukozi w'umushuti yanjye muri Tanzania waje ino mucuti wanjye ariko cyane uhambaye gutembera, yarabaga mu nkambi zingizo, ariko ari umutanzania nyine kavukire. Mambe hashize n'imyaka myinshi hafi 10 igiye kuzura. yego, Turasangira Cosmos ndamutembereza ahantu hose, yari afite n'umucuti rwose, yari afite inkumi yateretaga ahantu hariya. Sandri uzi ko yanze kuri ari wanjye, ngarara muri hoteli ihuye na GPS ya HCR. Niko bameze abakozi baba HCR. Ntabwo yajya muri Serena ari yandikishije muri HCR, kuko ugiye kujya muri konje gutembera ubabwira n'ahantu uzarara, kandi bikaba bihuye koko. Ntabwo upfa kwigenda shubonye kose. Reba turi Cosmos twese yanze kuri ari wanjye, ati twe nta mikino tugira, ntabwo tujya twizera. Oya, ntabwo dushobora gusuzugura amategeko yacu. Okay, Genda ubu turaganira, ndagusura ariko ndarara aho biteganyijwe, aho umuryango mpuzamahanga uzi ndi. Kwihitiramo n'ibyawe, ariko kuhandikisha ugiye kuza mu kibari, ku buryo HCR ishobora gukirika gutya muri computer yayo ikareba buri mukozi wawe uri muri konje utari muri konje wagiye mutembera haraye nahari, n'imihanda uzakoresha urayivuga. Niyo mpamvu uzabona za Amerika zikunda kuvuga ngo ntabwo nta mutekano hari, ngo abakoresha n'ababireke bagire gute. Buriya ntago Amerika yakubwira kuriya ngo ujye kuri ambassade uvuye ngo nzarara ahantu kandi hari abashyize muri rouge, byumva byabigoranye cyane. None rero niba iryo hame riri muri staff ya UNHCR, it's okay, ndabyumva, ariko ntekereza ko ridashobora gusiga ku mpunzi, kandi aricyo HCR yakiriweho. none ko tutarumva muri ino case intervana, nyine haracyarimo manque. Umuntu arabaza ngo ndabaza madamu, ndabaza kutarabaza HCR, ko uwo muntu ari umuntu uzwi, ufite ukuntu yubatse, ari public figure, ushaka ubyango ubyihorere. Ninde muntu atugere kuri HCR ngayibaza? HCR igira umuvugizi, haba ku rwego rw'isi yoretse muri email bashobora gusubiza. HCR mu Rwanda irahari, HCR Mozambique irahari, urumva. Twese ntabwo dushaka kugira gute. Ikindi cya kabiri, buriya biremewe, twajyaga tubaza Patrick Muyaya akadutuga ngo teze twango n'iki byose, ariko nta n'umuntu ushaka gukontakita ubutegetsi bw'u Burundi. Muyaya Ekenge, Ekenge na bombi. Ekenge yaratukanaga Patrick Muyaya akavuga ngo tetwa, urumva. Hanyuma hari bavuga ngo ntabwo tuzi Igifaransa neza, ngo tujye navugana namwe. Rero if you want to be professionals, tugomba no kunyura mu nzira ziri professionnel. Ntabwo ibintu byinshi bizakorerwa ku mihanda ngo bikunde. None utangiye gusabota, utangiye no commissioning ibihugu. Ese commissioning ibihugu wagiye ukabibaza ko igihugu kigira umuvugizi muti ese iyi case murayizi?
uyu muntu yakoraga ahangaha haravugwa ibi ngibi uwandika wese ntashobora no kubaza n'ubuvugizi bw'u Rwanda nta cyaha ufite umuntu wamubonaga ku mihanda yo mu Rwanda oya ariko byavuzwe ngiraga Jean Doni wari kubyumva ushaka kutaranabikurikije byavuzwe n'umugabo umwe wo mu Burundi uwo ari we wese ari mu Rwanda atabwa akwiye kubazwa u Rwanda uwo ari we wese yabazwa HCR sibyo cyakabazwa u Burundi siko amagani z'u Rwanda barubaza iki se ko atashimuswe nicyo ushaka kubwira umuntu yarimo atembera avuye ku kazi aho dufite ofisi yerekeza mu cyerekezo cyaho yabaga i Bugesera sibyo yego akaburirwa hagati aho ngaho uramubaza nyine na Sandrine tuvugisha ukuri tujye tubimfura twe gucurika amagambo ko wabaye mu bakoresha ko wabaye mu bakoresha bo tuvugaho sibyo hari urwego rw'ofisiye rwa mukubaza wari uzi ko umukoresha ari umuntu ukomeye mu buzima none se uza guteza ubwega gute ku kintu nawe wakomeje gutanga ripoti y'umuntu wakoreshaga urumva so tujye tureka ibintu niba yimbaza nzavuga naho uyibazwa nande oya mnyibajijwe navuga uko icyo yatubwiye turi kumwe nawe uko umuntu yagusezeyeho uko umuntu nta mahirwe giye ntago nkingi wegamiza wavuga ko umuntu yagusezeyeho sibyo nyingi negamiza ndetse twateguraga n'umunsi mukuru ku gahembe wo kumusezeraho agenda tutabonanye yarabyanze ahubwo arabyanga nyine agenda byanze yagiye yabyanze rero biranakubabaza bitakubabaza ejo yarambwira ati koko umuntu twabaraga muri timu ni ikibazo ni icyo atanadusezeye none se kuki uwo muntu utavuga ngo hari entourage yatashakaga kugira gute ko hari ibyo umenya ko hari manevre zumenya ariko uraho iyo mbivuze bisa nawe gutera umujinya ndabizi uraho muri views viewership ntiwacekinze ibi kuki hari impande wirida gucekinga ugashaka gufokasiga ku mpamvu umwe nuko kwisi twamenyere kubyaza amapolemike izindi polemike zitoye umurongo buri kimwe cyose gereka nkubwire sindi umunyarwanda mu gihugu cyanjye mbone igihugu cyanjye gituje ku ngingo y'icyanguriye ndaryama ngasinzira Perezida Kagame yabwiye abantu b'Urubavu mu gihe Kisekedi yari asaze yagize gute urumva habwa ati muryame musinzire abantu bararyama barasinzira urumva uko byagenze kose igihugu kihagazeho cyerekana imbaraga zacyo n'ubushobozi kandi buri wese aremera sibyo ntabwo nzahenda mu gacu ntarabona igihugu cyaje gihindamo sibyo nikigahindamo nzagahindamo nzabitekinika niba uko ngahindamo abantu rero bajye baduha amahoro umuntu ashobora kuba ari iwabo mu gihugu cye urumva kandi ugeze iwanyu nyine ibindi wabibaza iwabo urumva witangira kumeshoringa ibindi bihugu uzi yarahageze ati erega ikintu cyicaho ni santima kandi santima ni nziza natwe turazigira ariko ujye utagabanyije santima wongera ibibazo cyane umuntu yashimuswe ni mukuranye imyaka 18 ayisanze iwabo ajya bavugisha ku mawodiyo genda ashaka kuzana n'isesengura n'iki nyine narizana ariko pe ikintu ntakwemera no kuzamura tension yego ntabwo nshobora kuzamura tension ku muntu ugize ntaziho kwegeza ajya ku 12 ngo yambuke kuri wa musozi uri umunara urumva hakujya kwa Haji ajye kuhivuza il faut faire attention mu tuvuga wewe bikore 50-50 sibyo yego wewe kujya muri 60 wewe kujya muri 40 ujye 50-50 witurize urekera aho ngaho isi zatubwira byinshi uza abantu bapfuye nyuma tukabona batarapfuye yego ba Mandela barababitse buriya jana makenga n'ujye mfata urugero bamubitse ishuro nyinshi wiri ngoma yapfuye patata byageze gute nyuma ukamona ari igihangange none se ko bivugwa ko ashobora kuba yimuwe ngo atabonwe hari akaba yanakimurwa ngaho yarafungiwe akajya handi nabyo byashoboka we musesengura ryawe uwamwimuye n'utaramwimuye ibyo ni ibyabo ubundi se nshinzwe muvoma z'abantu bimugwa n'abatimurwa ntabwo nabimenya wibaze nawe bene izo nzego zimura abantu kuziba zinakomeye nkanjye naba ndinde koko wo kujya kumenya ibyo ngibyo yakwimuga atakwimurwa yagira gute kuri iyi saha biturutse mu ntege nke z'uko ntacyo nabikoraho kuri mucuti wanjye urumva wasenga gusa wasenga gusa ubundi ukarekera aho ngaho wasenga ukarekera aho ngaho kubera ko abantu si bo mana sibyo ba Peter Bota b'abanyafurika babaje Nelson Mandela aba bana president turi kumwe babuyoya bande babitse Petro Nkurunziza aba bana president turimo kujyana turi kugendana ni kenshi ni byinshi umuntu yavuga tugiye kujya muri dosiye zitandukanye ariko ubuzima bw'umuntu bufitwe mu biganza n'Imana yamuremye ntazajya umuntu kubeshya Imana yagukiza abadede
bagasigara bamangamanga uyu munsi bakakubona uri intama ejo bakakubona uri intare abadede ni ibiki bariya bakanga abantu k'igihe cyaba ari gitoya bakimyoza abantu bajya bana neza n'abantu buryo ubuzima n'ikintu gikomeye ubuzima bw'umuntu nikatihabwa sibyo ikintu utagiraho ububasha utagiraho ububasha zura burusuko kwigama ngo nahitanye umuntu ngo nagize gute wowe uzahitanwa cyangwa se nawe ugende mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari ikintu abantu batabaze buriya umuntu aragoye cyane Imana yabwiye ku bantu bayemera uriya Kayini kamaraso ya Abeli azamugendaho urumva none imbuga nkoranyambaga zatetiye kanaka ntakiriho kanaka ntacyo ntubwo amaze gupfa uramupfusha nawe uzapfa uzagenda rusoro abantu banditse ku mazina abahari nawe ryawe rizajyamo impaka n'iziki iyo umugabo ageze mu magume urumva abari mu magume kimwe no kuyabatana yarimo cyane byose birashoboka 50-50 kuko mfite abantu ugiye imbere yanjye mu mateka babitse nimukabona ni intare zikaze cyane n'imikaka yazo yego utanafungura udushumi tw'inkweto zabo mu Bugande ku ngoma ya Trump cyangwa Biden biransaba gucekinga neza hari umugabo umwe wigishaga music muri gihugu cya Uganda cyane cyane jazz classique n'iki byose afite ishuri rya muzika rikomeye ariko akaba ari n'intwari mu gucurangira ubukwe bw'abakomeye mu maseremoni nta namwe gatatumirwaga uzi ikintu cyatumye Abagande bumirwa bagiye kureba basanga nibo Trump cyangwa Biden mwe muri abo ngabo yashyize ku rutonde rw'abashobora kuyobora CIA barasoma izina batari ku mugabo tuzi Kampala tubuze nka kuri tuzi bamakanyaga basoma izina batari ku mugabo se umwe ujye ubahangaha yagiye ku rutonde number 1 rw'umuntu ushobora kuyobora CIA gusa ntabwo byaje gucamo sinzi niba senatara itaramwemeye yego muntu ni mugari sibyo cyo dutanga ingiro zifatika ari tuzana kuri ze kamera niba umuntu wabaga mu bisope bya Uganda no kumenya ngo mu makenza curangira ubukwe bwanyu abajenero n'iki byose barisanze ari gomba kuyobora ibiro bya mbere kwisi by'ubutasi kujya kuri yo kandidature byonyine sendika kwigaho mwe mwamwitaga Sagihobe mwamwitaga ibyo mumwita ariko kumba ari mu bantu mu mboni za great country as United States of America ari uri ku rutonde rw'abavetingwa ngo bayobore Central Intelligence Agency ya America abantu tutadukoresha karago ubwonko tuzasigara we Sandrine windeba ntago we Sandrine handi Sandrine imbere urumva ndenduyo nge niyereka nukonti Yezu ngo yerekaga abantu nk'intama ngo ni kondo wa Mungu oya yari intare nawe nawe ngo Simba wa Yuda nawe yababeshyaga byaterwaga n'ikipe bari kumwe abantu tubabona ari intama yagerajya kongera akabintuza ntago namo ko abantu barimo guhina ariko ni bibi oya niko turemye ibyo rero twatahingiriyeho niko turemye reka tubisubiremo nibyo twatangiriyeho umuntu akakwiyereka kagukunze katagukunze nge rero kandi ukerekana isura yawe itari ya nyayo niko babimeze ibyo bintu ariko biravuna kuko wewe inyuma iyo ugiye ukitekerezaho imbere havune kubitekerezaho agahinda karakwica ukavuga ati se kumbi nigaragaza ko ndi umuntu mwiza wa mugani kandi ririrwa wenda muri ibi ikibazo cyawe niyo qualification irimo gushyiraho y'ubwiza n'ububi mbanze mvuge nyine qualification yireka ngo kwiyerekana ukuri nta gihombo rero njyewe nuko navuze Sandrine reka tuvuge Maria wenda Maria Solomori hari Maria Ntama hakaba na Maria Ntare urumva nyina Ntare sibyo ukibuka ko ari na Maria Ntama cyose Maria Ntare nyine umwe gutyo abafite ikibazo ubwo benshi turagifite benshi baragifite nanjye ndimo uye ntabwo gifite ko abantu benshi bakora guhakana ibyo bari byo ngiye nerekana uko ndi rero ntagariko bimeze isi yanaguhindura niyo mpamvu rero isi yanaguhindura ubusa kuri umunyamategeko ushaka kumbwira yuko nubona akazi cyangwa ushaka gushaka akazi ko kujya kuburanisha kuba muri prosecution ubushinjacyaha uzagakora ubundi ujya muri baro n'ujya muri baro ujye kuburanira abantu haza bari Sandrine mushinjacyaha na Sandrine uburanira abandi kuko bose biza amategeko bitewe na shuwa wagize cyangwa se na environment wisanzemo wamenye ko umuntu uburanira umuntu akamataka imyaka 20 aza kuva umuntu ufata umuntu wishabana akavuga ngo yabatsitaye ngo mumuheze ngajye gukora imirimo nsimbura gifungo umuntu ni mugari niyo mpamvu ushobora kureba umuntu gucyo umunsi marishari ejo naragukingiriye umwana narakubyaje
narakugize gute ukambona kuri mikoro ejo ukazambona kugikwa ndashaka kuzajya kwiga ibyo gukora iminara ya FM nkajya nurira ibinara urumva sa umuntu ni mbugari ako kantu rwose abantu tubona gutya ntago aribo tubona abantu harimo abandi bantu benshi umuntu w'inyuma se w'imbere reka Yezu yari intare ubundi akaba nk'intama buriya prince arimo intare akaba n'intama umuntu aba ari mubi cyane birutwa n'umuntu wivugira oya ntabwo de qualification nazirinze wagira ngo za filime ncuramye oya ariko nibyo ni ukuri burya umuntu uvuga umutima uba weze bitandukanye n'umuntu ucecetse abantu acecetse benshi baba ari babi cyane abantu bakaminge down urumva yewe kanga urugero hari umuntu se bivuge nyine inshuti zanjye abo bantu rero yari afite umugabo utuje cyane ucecetse cyane ku buryo abona amashara akavuga ati uyu nguyu ati ni mubi wepe kuko amashara umuntu usora amarangamutima yivugira ariko umugore ari nkanjyaha wowe se umeze ute nyine usabana kwa nibyo mvuze usabana uvuga ikintu muri ku mutima ugira iki ku buryo umugabo yajyaga amukubita umugore ajya mu muryango ati byagenze gutya ati turamubeshyera pe uriya mugabo ucecetse kuriya uriya mugabo tuje kuriya uriya mugabo atubwo niwe wamunaniye pe atubwo kujya gukubita atubwo wamwiyenjesha atuburicinze ati kindi uri kubeshya ati ntabwo uriya mugabo tuje kuriya yagukubita ngo agere gutya gukubita ati ntibishoboka indi ncuro ati buriya byagenze gutya na gutya namufashe ibimenyetso iki n'iki bakamera nk'abagira iki akaba mugati oya uriya mugabo wimubeshyera uriya mugabo se umeze kuri witonze kuri ntabwo yasambana uramubeshya ku buryo iwabo w'umugore bari baramufashe nk'aho ari marayika mutagatifu nyine ntiyakosa ntiyagira iki uwo mudamu azi ko atibuze ikintu ugiye gukora rero kugira ngo mbereke ko biri seriye ngiye gushaka uko tutandukana ati kuko njyewe imbere mu rugo nzi uburibwe mbana nabwo nzi igikomere mbana nacyo nzi gukubitwa nzi gucibwa inyuma nzi iki rero ubwo batabyumva njye nibabona nagiye kuko ndashaka kubaka nibabona ko ibintu ari blague finally umugore aje kwereka iwabo ibimenyetso baravuga ati nyine na ukuntu bameze ati none se uyu muntu tubona urya ucecetse urya utuje urya ibi bintu yabikora cyangwa ati oya nyine ati nyamara wabona baramuroze ukaba utabizi tugere mu masengesho muri scope y'amasomo mwiga ntago mwiga criminology sisoma mwiga nta muntu wo muri investigation muri criminology ushobora gukinisha ikimenyetso abonye ngo agice amazi ahubwo nicyo kitakurikira urumva none yagikurikira agatangira abona kumifoto ugenda uyizuminga gutya agatangira ku ntama gutya intama igenda ivamo intare sasa nukuri Sandrine ntabwo wabuza abantu kugira amarangamutima kuri uburenganzira bwacu twese ariko byaba byiza atagiye arenze urushinge 50 nukuri kose ugira muri 5 rimwe ugasanga wayobye nicyo navugaga nta kindi umuntu ni mugari pe katwitahira bise ntitwatamasha twataha tukazahongera tugahura yego kandi ndatekereza yuko amakuru ari imbere ni amakuru bitewe n'ayo umuntu akunda amakuru ari imbere akari imbere karahanda cyane dukora ko inkuru kuri Kongo kandi Kongo nta gihe ifite bitarongera gushwanyuka basa n'abamaze bose kwikwega buri wese avuga twamenana ni ikibazo rero gikomeye ngo tuzagikavana ngo kizaba kiri ariko ku muntu optimistic utekereza ko Kongo hari ibizima bihari kandi Kongo n'igihugu kinini cyane n'ibihugu hageze ku 8 ntabwo bava ibya Kongo bitakureba akari imbere karahinda tuzabitangaho inkuru ahubwo marisha umuyobozi wa reje mu gisirikare y'amakugera kabiri wabibonye General Eddy Kapendi byavuze narayibonye ko ntacyo bitwaye igihugu kuba abarwanyi b'ihuriro rya FCM23 bafata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashimangira ko icyaba ikibazo gikomeye ariko bafata intara ya Katanga benshi rero nabonye basa n'abaciye amazi ibyo uyu mugabo yavuze aho nabonye yaravuze ati uyu mu general ibyo avuga ntabyaza atumuna kwambuye ikirenga icya 10 cy'ubuso bwose bw'igihugu kandi bakomeje bakwambura naho usigaranye n'ingabo zawe ziri kukuvaho zikamwiyungaho none general Kapenda ati ntacyo bitwaye ati muzabibona
nawe niko ubyumva ko kuba Katanga itarafatwa aribyo ntacyo IF73 ifite ku gihugu ntacyo ifite ariko kuri Kivu zombi iragifite ubwo byaterwa na repartition bagabanyijemo ikibazo yego M23 ifasha ku Gakanu leta ya Kinshasa kuri province ebyiri yambuye ariko hasigaye province 25 n'eshanu gutyo ubwo nawe ugiye mu yaro urabyumva yego niba kuri province 27 M23 ifitemo ebyiri neza afite zose Kinshasa iracyafite guhumeka yego ariko muri target za M23 habaye harimo Kivu zombi even na Eastern DRC uzugashyiramo Manyema Kisangani nayo hose bo ntago menace zingana birategwa no kumuntu yafashe ikibazo n'ugifata M23 nk'ishobora guhirika ubutegetsi ntahiragera niyo mpamvu Edi Kapende yavuze ko Katanga ivuyemo urumva yego biri meaningful kuri iyo ntambara ntabwo abeshya abantu bose bavuga ko iyo Kisangani ivuyemo na Katanga Kinshasa isigari ari igicupuri kuko Kinshasa n'abantu banakine n'abantu badafite ikintu na kimwe bashobora kwimarira ntibakwirwanaho ntibakwitunga ntibagira gute burya amakapiteli menshi abakangata ntabwo yakwitunga atungwa n'izindi ntara ibyo muri Kongo nuko byubatse Kapenda afite kuri 100% rero yuko barabona ko nta kibazo ariko babimenya Katanga ivuyemo ha mu bukungu bajya hasi bavuga ko rero umutima wa Kongo urumva kandi na Kivu ikaba nk'ibihaha byayo yego udafite umihaha nugira umutima ntabwo kiri umuntu ufite ikibazo muri wowe warangiye rero Kapendi n'umugenerali ntibamureke ibyo arimo arabizi arababwira ati dukumire abantu bakiri kure ariko nibagera ahangate kandi dore imbunda zose zitwe bazerekejeho ngo turekano ngo zirimo zisetinze kuri bo buri ijambo rya Kapendi bazaremenya babonye iyo veru yakingutse kandi Kapendi arareba Igoma akabona Kabila yari bikishasa akabona Tshisekedi Kapendi n'umugenerali ashobora no kubashyira kuri balance urabona wa monzano umeze gutya mu mategeko mukoresha muri ambleme yanyu ashobora gufata Kabila akamutereka akajya abona birahengamye mu buryo bwa gisirikare akabona Tshisekedi ameze gutya haje ureme hari kwa Kabila akabona Tshisekedi arimo kunagana jewe se najya kurwana na analyse y'umugenerali gute ntago byakora je ntabwo ndi generali ndi marshal Kapendi afite ukuri iyo Katanga iguye urumva urashya iyo Kisangani iguye ku bantu estanazi barwana Turkariya urashya abamugisha makaro niba mwihorere buryo ubushakashatsi buhinyuza ubundi aho umuntu utari na autoproklame arajya guhangana na Kapendi ko yabivuze se ntabifungirwe n'igihugu cye niba ari ijambo ry'ubucucu ko bataramutumiza muri auditoire militaire bati byo wavuze ntabwo ari byo yatanze tactique militaire nk'iziwe regari mu gihugu cyiwe arigenga afite ibyo abona Katanga iguye kwaheri Kinshasa itayijyana kuko ntabwo Kinshasa bidafite Katanga Kisangani iguye kwaheri uhita wurira Fleuve Congo ese kuki abantu batibaza impamvu M23 FC yitwa Alliance Fleuve Congo nuko mu ndagu zayo ifitemo intsinzi izanyura mu mugezi wa Fleuve Congo ikagira Kinshasa iyo uriye Kisangana ubwato ko amato arenza bava kuri Atlantique amato abiri yonyine yatwara division ebyiri Kinshasa kiruka sibyo yego ntibe M23 ifite mitagati za kuzajya Kinshasa we never know ariko iramutse zifite Katanga ivuyemo na Kisangani Tshisekedi yakwisanga Buruseli akajya kurya ibye yabiriye icyuye yagokeye ndagushimiye urakoze cyane izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.